Nongeye kubaha ikaze kuri Mitive Inspires. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wa karindwi muri ya gahunda yacu yo kwiga umuco wo gushimira. Ngira ngo rwose icyumweru kirashize reka nanjye mbashimire abantu twabanye muri iyi minsi, ukaba ugeze kuri uyu munsi wa karindwi. Imana ikumpera umugisha. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo bw'igitangaza bwo gusohoka mu kibi, uburyo bw'igitangaza bwo kwirinda ya magambo mabi atuma adufungira umugisha. Turabifite byinshi dushima Imana, twishimira, twarabibonye cyane, ariko akenshi usanga ibintu dufite dutunze tubifata nk'ibisanzwe. Ufite akazi uragafata nk'ibisanzwe, urabyuka ukajya ku kazi kumva ni ibisanzwe nyine, bityo bigatuma utabona umwanya wo gushimira. Nyamara wibuka ko akazi kagufitiye akamaro, wibuka agaciro kako, ari uko hajemo ibibazo, bakwirukanye se, byagenze ukundi. Icyo gihe nusubiza amazi inyuma ukavuga ati burya ka kazi kari kamfitiye umumaro. Ufite aho ngaho inshuti iragusura buri munsi, iraguhamagara, irakwandikira, ukabifata nk'ibisanzwe. Ntubone umwanya wo kubishimira ngo uvuge ati Imana ushimwe kubw'iyi inshuti byibuze inyitayeho, mpamagara ikumva, ikaza tukaganira. Icyo gihe nanone dutekereza akamaro k'inshuti, ariko hajemo agatotsi, ariko hajemo akabazo n'ibindi byose. Mu buzima bisanzwe ukabyuka uri muzima kugira ngo ushime Imana, ukabifata nyine nk'ibisanzwe, ukumva ko nyine wagombaga kubyuka uri muzima, ukabifata ko wagombaga guhumeka. Nyamara iyo warwaye niho utekereza ku gaciro k'ubuzima. Rero ibyo bintu byose ntibitwibutsa ko tugomba kujya burya buri gihe duhana ishimwe, dufite ibyo dushimira. Uyu munsi rero uratwibutsa nyine gusubiza amaso inyuma, tukareba ibintu byose dufite, ntitubifate nk'ibisanzwe, kuko akenshi iyo utangiye kubifata nk'ibisanzwe byigizeyo rya jambo ryo gushimira, bityo bikaba byadufungira na wa mugisha wacu. Uyu munsi rero ni iki utwigisha muri make? Niba wari ufite nk'ikintu wakwitotombera cyangwa se winubira kibi kikubayeho, ujye uhita ushaka ibisubizo ugikuyemo. Icyo gihe bizajya bituma ubwo kwitotomba budakomeza kubaho. Ushobora byibuze kubura aho ngaho wari ufitanye umubano n'umuntu akakwanga cyangwa bikagenda nabi. Icyo gihe kugira ngo uvuge kanaka nkoze ibi ngibi, bagize ibi n'ibi, byibuze shakamo igisubizo. Byibuze vuga ati byibuze mbonyemo isomo, menya umuntu uwo ari we, menya uburyo nzajya nitwara ubutaha. Icyo gihe cya kintu cyari gitangiye kuzamo cyo gufata wa muntu ngo umucire urubanza, wirirwe witotomba, bibe byagufungira umugisha. Ubonyemo ishimwe, fata ibibi byawe ubihinduremo ishimwe. Hano wari witeze wenda umusaruro, ugiye gushaka ibintu byawe byose ntubibone, ukabibona igice byibuze kugira ngo witotomba ati ibintu byanjye byose simbibonye ko byakabaye. Ishimire byibuze ko hari igice kimwe ubonye. Niba utakibonye kandi n'icyo gice, ishimire byibuze ko uri muzima. Niba utari na muzima nabwo ishimire ko uwo munsi utapfuye. Niba urwaye, kuko hari benshi nyine baba bavuye mu mubiri, kandi bavuye mu mubiri nyuma y'ibyo ngibyo nta kindi kiba gikurikiyeho. Rero reka tujye dushima iteka ryose, dufate ibi byakatubayeho tubihinduremo ibyiza, tubishakemo isomo tubikuyemo, cyangwa se dushakemo andi mashimwe impande y'ibyo ngibyo. Ushobora kuba uri gushaka akazi ntiwakabonye, ariko byibuze shima ko utangiye kubona amatangazo. Uvuga ati byibuze ndashima Imana ko ntangiye no kubona amatangazo y'akazi. Uragiye gukora iki kizamini, wenda ugeze kuri interview, urakoze ntago biciyemo, shima Imana kugira ati aka nako ndakarase. Uvuga ati byibuze nageze ku rwego rwa interview. Bityo ikibi cyawe ujye gihinduramo icyiza. Ni ukuri ibyo bintu bizagufungurira imiryango, bizatuma ibintu bibi bitakwinjiramo, bityo ujye uhora witekerereza amashimwe gusa, witekerereza ibyiza gusa. Rero uyu munsi nk'uko bisanzwe turafata bya bintu 10 byacu, nk'uko byo dushima Imana byatubayeho. Turafite byinshi twakagombye kuba dushima Imana, noneho turangiza tuvuge n'impamvu tubishimira Imana. Noneho nyuma wongere urebe ikintu kikuboshye muri iyi minsi gutuma utekereza nabi, yaba ari imibanire yawe n'abagenzi bawe, yaba ari mu kazi, yaba n'ibindi bintu. Noneho ubishakeho igisubizo wabikuyemo muri ibyo bintu. Niba ari wa mubana mugenzi wawe uvuga ati byibuze nakuyemo isomo. Niba ari ahantu wari ugiye kujya gahunda zigapfa, uvuga ati byibuze nahavuye amahoro, nahavuye ndi muzima. Bityo bya biri kukuzaho ujye uhita ubisimbuza ikintu cyiza. Icyo gihe burya bizakurindira umutima kandi bikuzanire umugisha. Nubwo bisanzwe ni gahunda twiha buri munsi mbere yo kuryama,
nanone ntiwibagirwe gufata ka kabuye kacu k'ibitangaza, ntiwibagirwe gushima Imana ku byiza byakubayeho uwo munsi. Bityo urumva ko umunsi wacu, ibihe byacu byose bizajya birangwa n'amashimwe, umugisha mwinshi kuri mwe ukomeze ubabeho. Imana ikomeze itugwirize ibyiza. Naheje ku munsi wa 8, ariko ntiwibagirwe gukanda subscribe, ntiwibagirwe kunsigira ubutumwa bugufi umbwira byibuze ikintu ushima Imana muri iyi minsi. Wongere uhereze iyi video inshuti zawe kugira ngo nazo zize tubane muri iyi gahunda, twese dukomeze turonke ibyiza nk'uko twabiteganirijwe. Naheje ku munsi wa 8.